Ese Isabato y'Imana ni kuhe munsi? Ese igihe cyatakaye? Ese uko iminsi ikurikirana byarahindutse? Bityo rivuga. Mureke dusome mu Kuva 14:14-31. Imana yakoze igitangaza ubwo yahaga manu abantu bayo mu butayu. Nta manu yabonekaga ku munsi w'Isabato. Bityo rero umunsi wa gatandatu bagatoraagura ibikubye kabiri buri muntu wese. Nta manu yakusanywa ku munsi w'Isabato. Uyu munsi gusa ni ubwo manu itashoboraga kurara ngo ibore cyangwa ngo inuke. Rero ubwo Abisirayeli baziriza Isabato y'Uwiteka buri cyumweru nk'uko Imana yategetse inyisha byakurikiyeho. Umunsi akari bakunze kwita ku gatandatu. Iyo haba igihe cyatakaye hagati y'igihe cy'imukamisri n'igihe cya Yesu yakoze mu murimo we, Yesu aba yakoze amakosa. Yohana igice cya mbere umurongo wa 2:13-14, Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 2:2, Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Imirongo yose yerekana ko Yesu ari we muremyi wa byose ndetse n'umunsi w'Isabato urimo. Ubwo Yesu yabambwaga bibitwe ku munsi w'Isabato uwo ari wo. Luka 23 umurongo wa 55-56 n'igice cya 24 umurongo wa 2-3. Luka avuga ko Yesu yashyize mu gituro ku munsi wo kwitegura Isabato. Nuko basura iwabo bajya gutegura ibihumura neza n'imibavu yo gusiga umubiri. Nuko baruka ku munsi w'Isabato kwa mbere w'iminsi 7 bazana ibihumura neza n'imibavu ngo bisiga umubiri wa Yesu. Nuko basanga Yesu yazutse kuko yazutse ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Yesu yabambwe ndetse anashyirwa mu gituro ku munsi wo kwitegura Isabato, ari wo munsi wa gatanu wa leta, ari wo munsi wa gatandatu w'icyumweru. Isabato ni umunsi ukurikira uwo, ari wo benshi bita ku munsi wa gatandatu, ari wo munsi wa karindwi w'icyumweru. Nuko Yesu azuka kwa mbere w'iminsi 7 bakunze kwita ku cyumweru, ari wo munsi wa mbere w'icyumweru. Nta gihe cyatakaye uhereye ubwo Yesu yabambwaga ndetse no ku cyarindwi w'iminsi ntirwahindutse. Imana ntihinduye umunsi wo kwisengaho. Abaheburayo 4:11 uyu murongo tweka ko Isabato ikiriho. Isaya 6:6 umurongo wa 22-24 tuvuga ko Isabato izakomeza kwerezwa mu ijuru no mu isi nshya. Umunsi wa karindwi w'Imana ni Isabato, niho benshi bavuze kwita ku gatandatu. Kuva 20 umurongo wa 8-10 hagira hati: nuko ubike kweza umunsi Isabato, iminsi 6 ugiye gukoramo imirimo yawe yose, ariko umunsi wa karindwi ni Isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uyikoraho.